ubona ari iki kintu bashingira bavuga ko udakunda Nzovu? ubwo rero bategereze mbabyiza n'inshuti zanjye mu gihe cya sama harimo umurenge rero n'abantu murwanya Nzovu na Diane. Umurenge uvuga n'uwuhe? imbere y'amategeko tukajya nimba mu mujyi mwagiye kumanika akaboko se cyangwa mwagiyeyo gusa kwicara ikintu cyitwa umurenge wagakwiye kugitekereza ukageraho ubwoba ho gatoya wenda impamvu ndi kubikubwira reka tuganire turi kuganira ni uko ngo akenshi hari igihe umuntu ajya mu murenge hakaza undi mugore uvuga ngo wenda tuvuge hari ibintu bibiri hari umugore uvuga ati ugiye mu murenge bwa kabiri icyo ntacyo ufite hari undi mugore uza akavuga ngo uyu mugabo yambyaje abana babiri cyangwa batatu kugira ngo asezerane arasinya hano kwa noteri cyangwa asinye kwa feri sociale avuga iposha azajya nyenera ku gihe ameze gutya na gutya. Mama Sandra yarambwiye ati umugabo wanjye nkunda twabyanye abana aho kugira ngo ukomeze wivurugute muzande abagushinga ako kantu rakabeshye ngo umugabo wanjye nkunda ngo twabyaranye abana ibyo yarabivuze ndetse ajya kubivuga njye ndi kumwe nawe aravuga ngo nkunda nyine yego komeza Nese Jose ndi kumwe nawe. Niki kikwemeza ko Nzovu agukunda? Nibyo nkorera mu minsi tumaranye. Amaze gukorera iki? Ntome no mucewe cece. Yego Nzovu nawe ubona mu gihe mumaranye mu buzima mumaranye cyangwa iminsi mumaranye ari iki kintu kimaze guhinduka kuri Nzovu? Ariko nko muri iyi minsi atari kuba mu rugo urumva kwitaho biragoye bisaba. None se sukuyimukorera gute kandi mutabana? Ntago tubana ariko ahaba ngerageza kumwitaho. Ujye umugeraho? Muri roje cyane kubana kuko tuzajya mu murenge twembi twabyiyemeje nta gero dufite cyo gutandukana cyo kubana ni burundu. Ese wumva ufite ubwenge bungana gute? Hanyuma Dia ukiri muto wari ufite igitekerezo cyo kuzashakana n'umugabo wabyaye abana bane? Oya. Yaje gute? Ukunda ukora. Mbere y'uko umenyana na Nzovu wakoraga iki? Nyuma Chunza amezi 3 ashize nagiye kwipimisha imbere y'Imana Imana ishimwe kabisa. None nyuma niko twahuraga avuye mu ntara ujya gasangiye nisinziriye ntacyo dukoze nyuma kuva kwipimisha esta nyuma ibya kwikiye nubwo atekereje cyane nakoresha prudence. None se hanyuma icyo gihe kuva icyo gihe mugira icyo kibazo cyo kutahura na prudence saa 9 na nize saa ni murayibona? Ibyo nzamuha si by'abandi bamuha. Ibyo nzamuha warabizi. Kutajya mu tubari sibyo inzoga nugirute ura anywa inzoga kushabazima n'abandi. Soko byanyabyo kuko ntago nywa inzoga. Ntago nywa inzoga. Ntabwo ugeze nayinywa. Umwana wo mu Gatsata. Oya nayinyweyo simbe yakanye ko nayinywe. Wayinyweyeho? Byakugendekeye bite kugira ngo uziveho? Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwese aho muri mu mare ziye zitandukanye. Iyi ni Epic Media TV naho ngiye mwumva nitwa Atiote ngarukanye n'umuntu yitwa Nzovu ndetse n'umuntu yitwa Diane. Ni kapo yanyu mwakunze, ni kapo mwashimye, ni kapo ntazi impamvu mwashyigikiye kurenza izindi kapo zose zagiye zihura na Nzovu. Nzovu meze neza? Meze neza Dia? Yego meze neza. Urukundo ruri kugenda. Urukundo ni rwogere abataru ufite urukundo ni rwo batureke. Hari abantu barimo kudutega imihanda ngo hagati yanjye na Diane ngo na rukundo barimo kubona kwatega iminsi ntago ari imihanda ngo ni iminsi hose badutega iminsi bategereje ko bazamwarwa bategereza igisubizo kizatuvamo. Ese abatega iminsi bavuga yuko ari iki kibazo kirimo hagati yawe na Diane? Nkunda Nzovu. Urabona abenshi ngo ntago mukunda abandi ngo nituzabana ngo baravuga ngo waje ngo ushaka hiti nabira bya Esther nimba Esther byaramubayeho Esther kaza yamara kona hiti akavuga ngo Nzovu simukunda Nzovu nibyo ngibyo ariko Diane ntabwo hiti yaje gushaka sibyo ese ubundi aje no kwishaka ariko afite umutima wo kunkunda byabako no kubana nawe. Hanyuma Diane ubona ari iki kintu bashingira bavuga ko udakunda Nzovu? Jewe sinzi ahantu bituruka baba mu mutima Diane umuntu ureba mu mutima wanjye nta n'umuntu uzi ibyo ndi gutekereza. Rero abo ngabo babivuga sinzi ahantu babikura kuko nta muntu naganiriye nawe.
nta n'umuntu dufitanye ikibazo, wenda babivuga bafitanye ibibazo na Nzovu, nuko bamwe bageze kubanaho abandi bagirana ubushuti. Ababivuga ni umugore twabanye mu nzu bita Esther hamwe na mukwe bita Kibingo, niyo telefone barimo kwa ngo njye none ngo bafite ibirozi by'iwabo mu Ruhango, ngo njye bamfashe gutya, sibyo ngo isaha n'isa cyangwa mu masegonda ngo bahita nsubirana na Esther. Njyewe ntabwo nzasubirana nawe. Ubuzima bw'umuntu ari Imana, abantu baba bafite ubuzima bw'umuntu mu ntoki gute? Ahubwo baba babuze ibyo bavuga ku ma YouTube channel bagakoresha iriya turufu bakarwanya Diane muramurwanya. Njya kumenyana na Diane baratangiye ngo gutya na gutya ngo yagaragaye ko YouTube channel yadusabe ko yarayigaragayemo biramaze, ngo agaragara mu ndimbo yande yanoye ibyo biramaze. Noneho ngo yashatse kugira ngo agire hiti ngo anyura kudusabe ngo dusabe ko shaka hiti nanywa muri buryo. Ariko ndavuga ibyo abantu bavuze dusara mubwira ngo kugira ngo ugire hiti ngo wakwinjire Nzovu, kandi barabeshya. Uyu ngo kugira ngo angereho n'umuhanzi wamuhaye nomero. Ariko Nzovu ibyo wenda uvuze byabaye mutaramenyana, ahubwo niko byagenze. Dia dusabe yarakubwiye ngo kugira ngo ugire hiti wajya kuri baramubeshyira. Erega reka nkubwire, nta n'umuntu wapfa kugera ku muntu nta connection afite. Nibyo rwose. Rero njyewe niba barambonye kuri channel ya Dusabe nta kintu cyabaye cya danje kirenze, kandi ikindi Dusabe sinamwatse namba ya Nzovu, bitaho nayikuye. Wayikuye he? N'umuntu wayimpaye, sibyo? Rero bintekereza kuko niba ari mu mutima wanjye, kandi nta n'ibintu bitangira ngo bijana ku ijana. Bo bategereze uko iminsi izagenda bazabona ibisubizo by'ibyo bari kwibwira cyangwa by'ibyo. Nta nubwo ari na kera, reka njye mbabyize ukuri. Wowe ufite umunsi turi mu gihe cya sama, mu gihe cya sama ni mu gihe ese sama itangira kuva ryari kugera ryari? Irangira mu kwa 9. Yaratangiye ryari? Yaratangiye mu kwa gatatu cyangwa mu kwa gatandatu. Ubwo rero bategereze mbabyize n'inshuti zanjye, mu gihe cya sama harimo umurenge. Imbere y'Imana tuzafata undi mwaka, kuko ntabwo ibintu byose wabikora rimwe, harimo ubushobozi ni gake gake. Rero nta bantu murwanya Nzovu na Diane. Umurenge uvuga ni uwuhe? Imbere y'amategeko tukajya nimba mu mwagiye kumanika akaboko se cyangwa mwagiye gusa kwicarayo? Kumanika ngo ucakwa kurangira imbere y'amategeko gutemeye. Umurenge ndi kuvuga ni umurenge wagiye kumanika gutya cyane umurenge kujyana na Diane bukicara hanze. Nemeye ko nagahato ngewe ntagahato ngewe bahise Venote mbaye umugabo wa Diane, ibintu nk'ibyo ngibyo si akaba ari we mugore wa mbere uhita ugira, kuko umugore usezeranye niwe wa mbere. Niwe wa mbere bura umugore muzajya mu murenge ari umugore wa mbere. Sukuvuga ngo mama w'abana, mama Sandrine, mama Elisa, mama Inde. Ntabwo uzubahirwa ibikorwa yakoze, kuba yarafite abana ni ibikorwa bye yihariye. Uriya mugore ntabwo twagiye mu murenge, nta n'ikintu cyatuma ahagarika umurenge wanjye na Diane. Tuzajya mu murenge twemera abana bacu, na ngombwa Sandrine imfura yanjye yakwambarira Diane, nanjye mungu kucya Sandrine wiga mu wa 4 primaire, na Elisa nanjye akanyambarira. Hanyuma Nzovu, ikintu cyitwa umurenge wagakwiye kugitekereza ukagiraho ubwoba ho gatoya. Impamvu ndi kubikubwira, reka tuganire, turi kuganira. Ni uko ngo akenshi hari igihe umuntu ajya mu murenge hakaza undi mugore uvuga ngo wenda tuvuge hari ibintu bibiri. Hari umugore uvuga ati ugiye mu murenge bwa kabiri, icyo ntacyo ufite. Hari undi mugore uza akavuga ngo uyu mugabo yambyaje abana 2 cyangwa 3, kugira ngo asezerane arasinya hano kwa noteri cyangwa asinye kwa feri sociale, avuga iposha azajya nyenera ku gihe ameze gutya na gutya. Hanyuma ntabwo ujya utekereza ko bahita bagutegeka amafaranga uzajya utanga kwa Masandrine? Umugore wakagombye kubivuga ni mu Masandrine dufitanye abana bari. Utekereza ko atabivuga? Mu Masandrine twarabivuganye, n'ubundi abana nsanzwe mbafasha, sibyo? N'ejo bundi nabagura agafuka k'umuceri, akabyo k'ubuto, bagura ibintu byose mu mufuka w'amakara. Mama Sandrine yarambwiye iti umugabo wanjye nkunda twabyanye abana, aho kugira ngo ukomeze wivurugute
muzande abagushinja ako kantu rakabeshya ngo umugabo wanjye nkunda ngo twabyaranye abana ibyo yarabivuze ndetse ajya kubivuga njye ndi kumwe nawe aravuga ngo nkunda nyine yego komeza ndetse ijoro ndi kumwe nawe narizi abyara arizi rwose mujye mugabanya amagambo ntukave kuyahoza icyo nzi nuko najya numvikana amasandini avuga ko yakuzinutswe sinenzi ko yakongera akantu ko ngo umugabo wanjye nkunda sindi umugabo wiwe se sindi umugabo we indwara tifoide siyo umuntu wanzaniye abana akanzanira imbuto akaba n'ibihumbi 10 agiye gusubira ikanura. Ese ujya utekereze iki iyo mu masandini arimo aravuga ngo nzovu rwose ngo namuzinutswe ngo nagende yishakira abandi ngo kuza hano muri salo ngo nukuza agasuza abana akigendera icyo cyizere cyangwa iyo confidence mama sandini naba ayifite yo kumva ko utasubirana na nzovu babyaranye abana 4 uba wumva yikura yose umyakureka ngo usuza abantu mama Sandrine indi bungu mfite amafaranga nawe arayafite sibyo cyagiye twari mu bihe bibi turya ibishyimbo bya mituyu n'irindazi tukaryama sibyo cyagiye niba ngenze nzavugisha ukuri cyagiye ninjye ushaka ko naramukiye mu Sandrine najyaga mu bagore urugo ku rundi gukina gutya akamfata buriya bintu umugore ntabwo bijya bimushimisha kuko umugore abavuga ati y'amafaranga wakoreye uva i Burundi uva za Kampala Uganda sebo niwagiyeyo hose nagiyeyo amafaranga yapfusha ubusa ugasanga inzu babaye prive mukagenda bakahita babatahanze Masani namubabaje ariko igihe twari tugeze mu gihe cyiza cyo kwangiye nkora amafaranga cyagiye nta mafaranga nakorera ikiragiye ntayo usibye kwirwa ugiye ugiye gucuza amasede nkanjye Burundi Uganda. Ese amafaranga acuruza agasede waratahanaga cyangwa wasaga guyiri naze pirataga ni pirata acuruzaga zabaga inzima ariko bagasangaga n'undi bahaye bya pirate biraho byigendera yavuze pirate cyangwa nde ufata sede imwe original ukavanamo nyinshi hanyuma dia urumva uko wenda nzova ari kubivuga nawe uri kuvuga ngo bagiye bavuga yuko ari igitekerezo bagoye we igitekerezo cyavuye cyo kuvuga ngo ngiye gukunda nzova ajya yibaza ngo kuki mutaza mushaka yaka kuki mutaza mushaka abantu heri kuki mutaza mushaka kandi abantu baba ku mbuga nkoranyambaga mukaza mushaka nzova ikiza nuko abo dushaka nabo badukunda nkanjye ngiye naje nshaka nzova biba mahire turakundana rwose tumeze neza pe ntagaruka abo ngabo nababonaga kandi nagaruka nzovu nari mubonye ubu ngubu duhuye njye naramukurikiranaga ahubwo ikibazo cyabaga guhura none ubu rero twarahuye ngenda mukunda uramukunda niki kikwemeza ko nzova gukunda nibyo nkorera mu minsi tumaranye amaze gukorera iki ntome no mucewe cece ni byinshi ariko njyewe uko nari nkeneye kanyitaho niko anyitaho kandi nanone uko nawe akeneye kwitabwaho niko njyewe mwitaho yego nzovu nawe ubona mu gihe mumaranye mu buzima mumaranye cyangwa iminsi mumaranye ari iki kintu kimaze guhinduka kuri nzovu cyane cyane isuku kwambara no ku mubiri njyewe uko twahuye ameze nuko ubu ngubu ameze biratandukanye waba ugiye nanone none se isuku nzovu n'undi yari afite isuku na mbere yuko muhura yari afite isuku pe ariko nko muri iyi minsi atari kuba mu rugo urumva kwitaho biragoye none se isuku yimukorera gute kandi mutabana ntabwo tubana ariko ahaba ngerageza kumwitaho ujya umugeraho muri roje yego buriya cyane umva Epic Media nubyo yavuze ngo isuku nubwo tutarimo kubana ashobora kuba aryamye kamamaga ati ese sheri wanjye wakarabye cyakwa njyewe yarabimbwe ugahita ukaraba wowe utari ufite gahunda yo gukaraba nabyibagiwe njye mitanjya muri douche nkakaraba kuko arabimbwiye cyangwa ashaka no kumamaga ati nkamugenya aho biragoye pe ujye umwibutsa no kurya nzovu twaba turi akunda kunywa ariko kurya biragoye ariko nzagerageza kuko niyo turi kumwe no kurya biragoye pe biragoye ariko ni gake nyine ntago ari cyane ubona uramutse ukoze umurenge na nzovu mwaba mufite igihe kingana iki cyo kubana kuko tuzajya mu murenge twembi twabyiyemeje nta gihe rero dufite cyo gutandukana cyangwa cyo kubana ni burundu
ese wumva ufite ubwenge bungana gute? Bajya bavuga ngo bagira ubwenge ngo bwabo ku giti cyabo ngo bavukana 3 ariko Nzovu nakavuga ati nanjye ndi w'Inyanza. Ubundi abo bantu ntibakunda guhuza, akenshi abantu nyine Nyanza Huye ntibakunda guhuza. Mwahuje mute? uzi impamvu se? hari akarere ka Nyanza, shere wanjye ari mu karere ka Huye. ese erega bira ni iby'abantu bishyiramo. ese nimba umuntu ari umunyabutare mu karere ka Huye n'inka mu karere ka Nyanza, kuki tutahuza? Ingo nyinshi ngo nezihura. Ninga byari ndavuga ngo batse umuriro bajunditse amazi. Rero hagati yanjye na Diane ntabwo twatse umuriro tujunditse amazi. Kandi nanone mbona ko bwa Diane yarasi nahabaye cyane. Ababyeyi banjye niho bakomoka, ariko njyewe navukiye ku Muhima mu mujyi wa Kigali. imico yanjye itandukanye n'abantu bavukari. Wakuriye he? Wakuriye mu Gasyata. No kwangura umwana w'i Kigali. Bakavukiye twembi. Ngo Nzovu naye buriya nubwo yitwa ngo n'uwihuye cyangwa Inyanza, ariko ni Nzovu iyo ugeze ku Muhima hariya muri ziranche zo mu rugo Nzovu warahaza. Abantu bose baho baramuzi, bakuru nyine bangana. Bavuga ati Nzovu twakinanye, twagikinanaga utuntu tw'abana, twaravomanye, twakoranye ibiki byose. Ariko nanone tutavuga ngo Diana avuka mu Gasyata, mvuka ku Muhima, bandi bavuye za Gisenyi, bavuye za Butare, bavuye za Kiyoboto. Mukavukire fata twawe wimuke ngo abimukira yewe ntabwo nimbwa ndi kavuki naho nzafata twanye ngo nimuke nge nzasazira mu mujyi wa Kigali. Akundi Nzovu byagenze gute kugira ngo uburi Kigali n'ababyeyi bawe bagende usigare? Ubwo ntiwari warananiranye? Oya, biterwa ko umuntu yitwaye. Ku buryo famiye ifata gahunda ko gati turi mutse tugiye mu majyepfo, ariko ko kavuga ati sindi buve ku Muhima kandi icyo gihe hari mu cyaro. Naho Kigali yari tarayibu mu mujyi. Kama gusobanurira. Nge ngeze mwaka wa 6 primaire. Papa wanjye mama wanjye ubuzima bwaducanze mu mujyi wa Kigali. None biba ngombwa ko dusubira mu giturage. Kuko nageze mu giturage ni umwaka wa 7 n'uwa 8. Ubwo rero ni ubuzima bwari bimaze gucanga ababyeyi bambyaye. Yego, kanigarukire kuri Diane wanjye. Hanyuma Dia, ukiri muto wari ufite igitekerezo cyo kuzashakana n'umugabo wabyaye abana 4? Oya. Yaje gute? Uko umuntu agenda akura niko ibitekerezo cyangwa ibyiyumviro yari afite bihinduka. Numva kuba afite abana 4 nge ntacyo bintwaye. Na kimwe pe. Ukura ari ufite izihe nzozi? Izo nzashaka? Oya, inzozi zisanzwe tu icyo uzaba uzashaka. Nzaba nk'umukire. Nzaba umuntu ufite amafaranga, ufite kampani zirenze. Ariko waje gutakaza icyizere ryari cy'ibyo bintu kutazabiho? Oya, nubu ntabwo ndagitakaza. Nubu ndacyagifite ko ari igihe nzafatisha amafaranga. Ukora iki cyangwa se ugira ibihe bitekerezo byo kumva ko ugomba kugera ku ntego wagombaga kuzageraho? Ndakora cyane kandi gasevinga. Umurimo wose usaba amaboko cyangwa umutwe ndawukora. Mbere y'uko umenyana na Nzovu wakoraga iki? Nakoraga ibintu bijyanye no guteka. Mu bukwe cyangwa guteka bisanzwe? Guteka bisanzwe no mu bukwe umuntu yamaye ikiraka nagenda nkamufasha. Wize hoteleri cyangwa no kubiteka byo kwirwana? Ariko ntago nabyize igihe kinini pe. Naba mbese ngo nabyize. Hanyuma ureba Nzovu uramubona n'umutwe n'amaso n'amazuru n'umunwa, uravuga uti Nzovu ndamukunze cyane. Ndamukunda, si ukuvuga ngo ndamukunze, ndamukunda. Uramukunda. Hanyuma n'icyo ubona uzakora kiruta icy'abandi bagore bose yahuye nabo, ku buryo azagutandukanya nabo akavuga ati uyu mugore kabisa atandukanye n'abandi bose banciye mu maso? Urumva ntago wabimenya ko tutazatubana, ariko kuri we niwe uzamenya itandukaniro ryabo yabanjije nanjye. Ikuga nyine guharanira gukora iki? Guharanira kumwitaho, nzamwitaho, nzamufasha gusevinga, nzamufasha nyine kugira hava akagira n'ahagera. Ntugira ubwabwa bari abagore yigeze kugira? Kandi ibyo byose naje mbabona, naje mbazi. Mutoni ntujye umufuhira? Cyane, we ndamuzi turanaziranye. Mwarahuye? Cyane. Cyangwa niwe mbere y'uko umenyana Nzovu Mutoni wari umuzi? Oya, namumenya ari umunyeretse.
Nzovu ujya gufata gahunda yo kugira ngo ujye uhura n'abagore b'inzobe aribo mukundana byaje byo bite kuki nta mukobwa w'igikara ujya ukunda umunyahara cyangwa uzamusandira umenya ari igikara ari ujya ukunda Musana ntabwo ari inzobe Masana ntabwo ari inzobe we mukure Masandira nawe mwamenyanye imbere ariko nyuma yawe wese uhitamo inzobe okay impamvu njye nahisemo inzobe ngende igikara kandi bavuga ko igikara buriya ku ruhande rw'umugabo ashaka gukundana n'inzobe ni nk'uko ushobora kubaza umudamu w'inzobe akabita ingenzi apfuye n'umugabo w'igikara bantu rero nk'inzobe ya Diane ubu Diane ntabwo yashaka umugabo w'inzobe ese ntabwo washakana na Pateri kubera ari inzobe ntabwo ibyo byakora nawe rega ntiyanyemera ashaka kukwemera cyangwa akajya ate ahubwo Pateri ashobora no kutagukunda enda bitewe ko ni umuzungu aba ashaka umugore w'igikara hari kese yigeze kubaho akantu gatoya kabakoma mu nkokora ubwo mwari muri kumwe muri rogi muravuga muti reka twirwaneho ariko haza kubura igikoresho nk'abantu bafite ubwenge mwembi muravuga muti kuko tutizeranye kandi tutaratangira kubana tubanze ngo muri rogi biki kare kabereye muri rogi so kabereye oya ntabwo mwarwanye ni agakesi gato ko kuvuga ngo mwari mugiye kwirwanaho ntabwo ari ukurwana ega ntabwo ari agakese kariya ni akantu niyo nawe nk'uko waba uri kumwe n'undi ntikabashe none se ikibazo twibajijemo ni kimwe twaravuze ngo ese abantu bakundana kariya kaba ikibazo mwakwikoza epfo mukarakazana buriya reka tiyoteka ku kantu nkagusobanurira nimba ndimo gukundana na Diane sibyo Diane afite uko yize nanjye mfite uko nize nimba cya gikorwa nongere nanabisubiramo cya gikorwa ukuntu bakundana ni nabyo mpora mvuga Diane ni inshuti yanjye ni umukunzi wanjye yambwitse sheri wanjye urabona Prudence kuko byamaze kuba mu masaa munani ntabwo nari kujya kwigura kuri butike ziriya rogi nta Prudence zigira uretse se ntazi sina ngombwa ngo dukoreshe za Prudence bashyira mu marogi hari Prudence za VIP zihumura neza za VIP n'amarogi zitandukaniye biratandukanye ende ibyo two kubyinjiramo bigenda bite rero Diane yambwiye icyo kintu ufite Prudence namwishe ntayo mfite namwite umugabo wanjye reka turyame wihangane igikorwa tuzakijyamo tuvuye kwipimisha cyangwa na mbere ufite Prudence nta kibazo ahubwo mbone gushimira Diane ni wa muntu uvuga ngo ni umukunzi wanjye urebera kure n'abandi igihe murimo nk'aba Esther itaga avuga iti kuko yabaga yize ese n'icyundi ariko Nzovu ni iki kintu cyatubaga ahita akubwira ati ugira vuba vuba nyine we yabaga yize ashobora kuba narwaye ashobora kuba narwaye ko inshuti ze cyangwa abakunzi biwe ntibanyumve nabi ashobora kuba buriya umuntu wimenya ese ubwo arwaye we waba uri muzima aba yari arwaye icyo gihe we waba uri muzima oya nk'uko avuga yuko igihe tujya tubana ese tujya kuryamana nk'ababyeyi 20 akenshi twakoresha Prudence oya ubwa mbere nakoreye nyuma ncunze amezi 3 ashize nagiye kwipimisha imbere y'Imana noneho nyuma niko twahuraga avuye mu ntara kugira ngo cyagasangiye nisinziriye ntacyo dukoze nyuma kuva kwipimisha ese nyuma ibyakurikiye nubwo atari kenshi cyane nakoresheje Prudence none se hanyuma icyo gihe kuva icyo gihe mugira icyo kibazo cyo kutahura na Prudence saa 9 yanize saa ni murayibona indi uyu ibyo rega ni ibintu byacu tutari ukwango Prudence ni murayibona koko yarabuze neza ni ibyacu ibyo ni ibyacu tutagakwiye kuzana hano sina ngombwa ngo twinje oya ako byagenda kose Nzovu ntiyayibura nyuma y'amasaha ungiye kuzambabarira yego hanyuma aribyo nari ndimo mvuga ni ibyo ni ibintu byanyu wana mugana utagakwiye kuzana muri social media hanyuma Nzovu ubona noneho umuntu witwa Esther ko wajya kuvuga uti ngiye kugukatira ku macane tuzongere gukorana ubona azabaho gute nyuma yuko umukatiye okay Esther ntago namaze
kumwubakira fondasiyo. Iyo ugiye kubaka inzu uhera kuri fondasiyo. Esther namwubakiye fondasiyo, yamaze kuba umusitari, afite ngo abadiaspora, abagabo b'abadiaspora. Ejo yamanye n'umugabo wiwe w'umudiyasipora, anyemera 300,000 muri Tomuka tugiye mu murenge n'uyungu. Yakwemereye 300. Umugabo wa Esther. Bivuze ngo ugomba gutwara neza Esther kugira ngo ibyo bizabibone. Atogenda mutwara neza muri rwego. Ngiye ntwara imodoka ze. Esther umugabo wa nashaka yereke sinzagutwara neza, nushaka umugabo muzana yereke. Umugabo nuko mudaswa muntu. Agase kumugane niba ari amafaranga agomba kujya gushyigikira umuntu ngo utangiye kwa ngo Esther ngo nzamutware neza. Najya kuruka nzafate kugira ngo bidahita. Esther nge sinzagutwara neza, ndanabikubwiye, ntabwo nyiri kumwe nawe. Okay. Agonzo harakanesha yavuze ngo ntagashobora gusubira kubirutse. Iyo ubonye call cyangwa se telefone y'umuntu witwa Esther hamagaye, wumva wayikupa cyangwa urayitaba vuba vuba. Reka mbikubwiye. Buri muntu ntabwo uhamagara uzamwitabe wumve ibyo akubwira. Ashobora kuguhamagara ari mu biganiro kugira ngo yumvishe abanyamakuru ibyo mwavuganye. Nge iyo uri mu biganiro ukamamagara mitamenya nimba uri mu kiganiro mitangukupa. Hanyuma se atari mu biganiro. Atari mu biganiro azamamagare, ikintu ko azamboni we sinzagiwe. Ndashaka kumamagara awita inzovu. Hari umuntu usibye ko atajya andangiye kiraka uriya ahubwo uramurangiye. Ngiye namurushije izina Esther nubwo yampuza n'umuntu ntabwo icyo kiganiro sinzagikora. Ariko ngiye ndashaka gwite ndashaka Esther muko ikiganiro biya yitwaza ngo kuma tubicara ngo ni Esther anazajya hose azavuga ngo Esther wanzovu ni Nzovu wa Esther kuko namwubakiye izina. Ariko nibishaka bizarorere ngewe ndi Nzovu wa Diane wa Nzovu. Ubu ni Nzovu wa Diane wa Nzovu. Ijambo Esther agiye gusimburwa na Diane. Ntakikinisha rero ngo avuga ngo ukina gute sebe. Mwese muri abasitari mujye mushyigikirana. Urano mutse muri rwego. Azi Melody, azi Debeni, azi Knowless, azi muyoboke manager wa Debeni Bongo. Asa ako kantu ka Bongo gasobanuye iki Nzovu? Bivuga ngo ni igiswahili avuga ko ibyo byose bitashoboka. Bongo mushitinze. Yego. Hanyuma Dia, umuntu witwa Nzovu ukimubona mbere utari watekereza kuba wavuga ngo waza gukora content mukundana, wamufata gute? Ntago turi muri content. Nta content twigeze dukina. Yankunze abikuye ku mutima, nanjye mukunda mbikuye ku mutima. Ntago turi muri content. Ubwo nkoresheje imvugo itariyo. Nkoresha imeze gute? Nkoresha imvugo y'abantu bakundana, wikoresha ngo content. Nta content turimo. Kuko ari content mwaba mubibona cyangwa mwazabibona, ariko ntago muzigera mubona iyo content muri gutekereza. Ashaka ngo kugeraho. Ariko Esther we yaje abyerura. Esther yaraje aravuga ati Nzovu nubwo turi kumwe ni waramfashije nanjye ndagufasha. Oya yatanye kuvuga nyuma. Tugitangira ntabyo yavuze. None mujye muvuga nyuma niho yavuze ati waramfashije nanjye ndagufasha. Waranzamuye nanjye wanyakaga icyo ushaka tukabana. Esther afite amayemesha. Nyuma Esther akimara kubona ko yabaye umusitari, afite abantu bamukurikirana, abaryamana nabo bafite amamodoka cyangwa bike, yumvise ko arabutekanye ivana Nzovu. None akabiti Nzovu ntabwo nigize mwibonamo, ntabwo tuye dukundana biki. Kandi abantu bakukira amashusho media mbone gusuza banze ko mbone gusuza John n'abandi bose. Ni nabwo abantu benshi barimo kubikunda ati Nzovu amarira Esther yakurijije Diane mubane we ntabwo zakuriza. Usibye bya Esther avuga ngo nambe nanjye ngo wararize undi we ngo amaraso bacya kintu cyiza. Oya kwibeshya bibaho. Ari ikintu cyiza. Ntago ari ikintu cyiza, ariko ntago hari ukuntu umuntu avuga agacikwa. Reka mbikubwe ntago acikura mugore w'imyaka 31 umva agira ururimi rubi. Ndeba Dia
imbere y'Imana nkomereka we nakometse turi kumwe ese mwari mugiye sibe aho twari tugiye ntabwo hashinzwe noneho hanyuma rero niyo gahunda yo gukomereka yihorera neza kuki ushaka kwinjira mu buzima uretse ko tugiye kwakomeretse twari tugiye mu kazi yego si bihagije se twakoze hano ikiganiro ese uko navuze urabona nari nakomeretse hakiriho n'ibipfuko aravuga ati Nzovu afite ubumuga yumvaga ko nibura ubumuga ese tuye ubumuga si ugucika akaboko ni ukugira ingingo urugingo cyangwa se ingingo zidakora avuga nabi njye namubwiye ni Esther nakomeretse nawe ugenda kuri moto ibyo unyifurije ntibizakubeho nawe njye ntabwo nta bumuga mfite ibisebe ariyo ibyo n'ibisebe ntabwo ari ubumuga ibisebe se ko bikira ibisebe ntabwo ari ubumuga ni nko gucika akaguru cyangwa akaboko kandi ibyo Esther yifuje wenda Nzovu buriya turebye nka Kagarara twavuga ko afite ubumuga afite ubumuga bw'ubugufi ubumuga arabufite kuko iyo ufashe Kagarara nanjye ntabwo Kagarara tureshya yego ibyo ni byo ariko tushimiye Kagarara umuga bwiwe hari abo bwamugejeje yabubyaje umusaruro ubu abakobwa batangiye ko abamwangaga kuko ari mugufiya asigaye babona ari muremure kubera amafaranga bakundukiza imodokari zimwe bamuhaye za oya turebe bakundukiza hanyuma Dia abantu bagiye bavuga story zawe ngo bagashye niba ari giheka ubigiheka ntago ari homba ubahe ntago ari ngombwa kubabwira ahantu mba pe bo bagumye bazi ko mbigiheka ariko si homba nahabaga mbere ariko ubu siho nkiba amateka ufite igiheka asameze ni amateka mabi mfite n'uwavugaga ko mbigiheka tuziranye mu mateka yababwiraga ko dufitanye ese undi ubona wenda nohera ushobora kwipanga akaza akavuga ngo uyu muntu ngo twe tuziranye mbere ngo twageze gute ubundi ubona arihe mpamvu abivuga nyine urumva buri wese afite ukuntu ashaka gutwikamo rero niba yarashaka gutwika akavuga ko tuziranye ibyo yatwikishije mwarabibonye ubu tuvugana nohera atangiye gutwika kuri wowe nyine urumva we yaraje atwika ku macano yanyu aravuga ngo turaziranye yewe twanahuje urwuya wa mugani wabo mwararuhuje ntago nigeze mpuza urwuya nawe nta na communication ya danje twagiranye ndamuzi kuri YouTube yewe n'indirimbo ye nayigiyemo ariko nta yindi communication indirimbo yabereye muri studio yabereye muri studio n'abandi studio yiwe bajya bavuga yuko ngo ayishyiramo abantu b'igitsina gore cyane cyane nyuma y'indirimbo oya ntago ari iyihe ni y'ahandi baba bagiye gukora iyo studio yarangira nyuma hagatangira kubabwira andi magambo anyuranye n'ayabazanye ibyo bintu bibaho mane ntago namusebye kuko urebye ahantu iyo studio wahengeka he umuntu se naho wamuhengeka ni ugusebya pe ni ahantu hameze nyine harambuye nta cyumba nigeze mbona ngo umuntu yakatishamo kandi muba muri abantu benshi havanze abahungu n'abakobwa wamuhengekayo uwo muntu koko ni ukumubeshyera wenda wasanga ari abo yabikoreye bakihengeka sinamenya ariko ngewe twaragiye turashutinga indirimbo turasohoka twese turataha ako kajezi wambaye n'akiye kipe Arsenal urayikunda se Nzovu ujya umenya amakuru amakipe abiri ageze kuri finale y'igikombe cy'isi ni ayahe ni ntuza ikipe ya Messi bayita Argentine hamwe n'iyakuyemo Ubufaransa bayita Espagne kabisa ukurikirana amakuru rwose niba ari uko utahutinze amakuru yose yarayawurebye ese kiriya genzo batarataha wowe usinziriye mbamuhamagara turi kuvugana kandi ati harabura iminota mike ati ndaje nawe ariko wadufashije wenda mu by'ukuri Nzovu nubwo ajya avuga wenda akajya turamwifuriza nabi ariko ntabwo numwifuriza nabi wadufashije Nzovu ikintu cyo kurya mu rugo cyangwa se kubona ibyo kurya bitetswe neza atari ukwanga agiye kujya kurya muri restaurant agiye kujya kurya udushyimbo mu gitondo icyo kintu ukagikemura
oya urumva nzagikemura nuko muri iyi minsi hari akabazo k'ahantu akodesha bari kuvugurura hatari huzura ariko urumva nituba tubana azongera se kujya kurya mu maresitora ryari tuzaba turi kumwe. ese ni ukuvuga ngo inzu ya Nzovu nibamara kuyikirininga neza yakeye imeze fresh gahunda muzahita mugenda mu bane tuzahita tuganiraho igihe oya buretse kuganira n'iby'iki ko mukiri kuganira nyine turaganira ariko ntago inzu izahita yuzura ngo tuhite tubana. urumva nko kuwa kabiri Nzovu azasubira mu rugo cyane inzu irimo amakaro toilette mu nzu imeze neza ni hanze ariko izaba imeze neza hashyizeho amakaro icyumba na salo ni inzu ubona ko ari nini rwose nta kintu itwaye. yego icyo gihe akimara kuyisoza uzahita uzamo mu bana oya wowe ushaka umurenge oya niyo tutajya mu murenge ntago umurenge ariwo wubaka ntabwo ariwo wubaka dushobora no kubanza tukamarana ukwezi kumwe twisunganya mu gihe tukawujyamo tubana. Nzovu muramutse mubanye ukwezi kumwe ko ari umwabanye iminsi 28 bikadogera ukwezi kumwe mwaba mukikundana erega mwitangira urugero ku babanye ukwezi kumwe mugore wa mbere ntabwo nsokwa ngo yenda uriya ni iminsi 28 twamanye ariko Diane niteka uvuga ko batandukanye gute ubundi bishingira ku erega ibyo nzamuha si by'abandi bamuha ibyo nzamuha warabizi kutajya mu tubari sibyo inzoga nugirute uriya anywa inzoga kurusha abazima n'abandi soko byanyabyo kuko ntago nywa inzoga ntago nywa inzoga ntabwo wigeze nayinywa umwana wo mu Gatsata oya nayinyweyeho simba yakanye ko wayinyweyeho ariko ubu ntago nzinywa pe icyo nicyo aho ngaho numvisha umbwije ukuri kuko rakugeza uzawe n'umuntu utarigeze unywa wenda ushaka kunywa inzoga ukayireka ariko kutanywa inzoga nyine ebana cyangwa se waraziritse burundu nyuma ukaza kuzinywa ni ukuvuga ngo wowe ntabwo wigeze unywa ku nzoga nazinyweyeho ariko ubu sinzinywa birashoboka ko wakongera ukazinywaho ntabwo bishoboka kuko nta muntu wazinkuyeho ni njyewe ubwanjye wazikuyeho byakugendekeye bite kugira ngo uziveho oya nuko nyine nafashe umwanzuro kuko nta nyungu ibamo kubazinywa ntago mba judging aho kuri njyewe nta nyungu mbibonamo hari kesi igibaho ugasanga umuntu yanyweye inzoga bitewe n'ubusinzi bwiwe atahanye n'umutipe atazi agashiduka yisanze yaryamanye nawe icyo kintu kigeze kikubaho oya ntago byigeze kugerageza nta kintu na kimwe inzoga zanteye nta kintu kidasanzwe inzoga zanteye ikintu kigeze kukubaho cya danje ukavuga utahana ndakotoye ni iki ntacyo ese uri marayika oya ibyo nahuye nabyo ntakosa wigeze ukora mu buzima bwawe amakosa amakosa yo ntago umuntu yayabura ntago ndi perfect amakosa sinayabura narayakoze ariko nyine byararangiye. ni iki kintu Nzovu yakora ntumubabarire kumbeshya ukubeshya ngabura kubeshya umuntu iyo umuntu akubeshya bura ntago biba ari byiza ariko umuntu akubwije ukuri inda nk'urugero wari uzi ko ijambo ngo iyo umuntu avuze ngo kumbeshya izi ikintu bikuyemo ukuntu kingana ni kinini cyane kumbeshya ese uva ko utazabikora ngewe kumubeshya ntabwo nshobora kumubeshya wenda reka se nkubwire nshobora kuba Diane ni umugore wanjye wenda ntabwo ari umugore wawe n'umufiyanse wawe ari n'umufiyanse wanjye ariko igihe cyo kubana kizagera wenda ari mu rugo arashyashyanye arimo guteka arampamagaye ati ese sheri uraza gihe ki kumubyiza uko nshobora kubona ndi kubona yakamwana mugura agapeti Mitsenge nanjye ndimo kunywa Skol cyangwa yakamwana turi kumwe yakamwana ngure Skol ndimo kunywa nkabimubwira kuri telefone ashaka kwita koko Nzovu ari kumwe na yakamwana akuba ko akanegeza ya minota kumubeshya rero ni kwa kundi ushaka kumubeshya te enda kwabagabo ushaka kumubeshya nagiye iwacu i Nyanza nagiye kwa mukecuru kandi ubwo ndi muri lodge ndyamanye n'undi mugore ese umubeshye gutyo akaba afite nimero zo mu rugo akabahamagara ibyo nibyo Nzovu uri umuntu utajya ubeshya kandi n'undi ntabwo ibyo bintu byatuma Diana bikwangira kuri kamera uramutse aka kanya ugiye kunywa agacupa ku Sodoma ugahura na Mutoni uyadahari yagiye kwiryamira Mutoni akaba yakubwira ati tugende nkuhereze kwa je kwapura ukagenda ukagerayo muri mu buriri uyu akaguhamagara kuri telefone wamubwira ngo ndi kumwe na Mutoni turi kwiyeranja iyo ari yarabimbwira reka mbikubwira
icyo gihe ntabwo napfa kumubwira ngo ndi kwa Mutoni ni ugusenya urugo sibyo kandi ngiye mu buzima bwanjye neka nongeye mbigusubiramo ngewe mfite umugore ntabwo namuca inyuma ngo njye kwa Mutoni. Mutoni iki gihe tuba turangiza. Mutoni buramukarabye nuko mukarabe oya nugakaraba abantu b'abandi sawa twageze ku musozo. Mutoni uramukarabye Yvette uramukarabye Rose Esther waramukarabye si byasubiye sawa bye bye abakurikirana wagiye kangasobisoreza. Yes, reka rero nshimire buri muntu wese twatangiranye kino kiganiro twatugeranye ku musozo. Nshimire buri mwakoze subscribe kuri Epic Media TV, tuzabane mu bindi biganiro.